nawe sugambere azaha not the first time to kandi igihe cyose aje nabwo bafashe imodoka imwe nazo Yama. nawe sugambere azaha not the first time to kandi igihe cyose aje nabwo atweremisha whenever he is here he is n'uyu munsi rero ntagushidikanya and we don't doubt that ko bagiye kutweremisha aba bagabo that they are going to be a blessing. munyemerere rero dukomere Imana yacu amashyi batambuka Round of applause and they kugira ngo come bagere hano forward. mu byicaro byabo natambuka rwose mukaza mukagera hano mu byicaro byabo ese ayo mashyi ntiyaherekeza intambwe zawe amen byano kuzabona Tom Close neza ngo bagashe ntari navuga abandi nabo nta gushidikanya bajya bavuga ngo ariko Imana yazakora igitangaza tukabona abona Israel mbonye n'amaso yawe saya gusa ko kurareba Imana himbazwe turabishimiye nagira ngo twihutishe gahunda iyo bari kumbwira ko abantu batari kubabona neza bizera ko mufite ibibazo abantu b'urubyiruko kandi iyo tujya gutumira abantu tubatumira mu by'ukuri tubona ko hari Christian life and celebrity tubishyire mu kinyarwanda twumve ni ukugerageza kugumana indangagaciro za gikristo no mu gihe wamamaye nabisobanuye neza mumfashe kugumana Yesu ashimwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Muyombo Thomas. Aba mfite brand name yitwa Tom Close. Nkaba ndi umunyarwanda umuhanzi, ndaririmba, ndandika, nkaba ndi n'umuganga. Hanze yo kuririmba no guhanga no kwandika, nkaba nkora mu kigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso, mu ishami ry'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyitwa RBC. Iyo narimo guhanga barimo gushaka amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga. Ni byiza cyane, reka dukomereze kuri Israel. Haleluya. Amen. Muraho neza. Nanjye nitwa Mbonyicyambu Israel, nkaba ndi umukozi w'Imana, ndi umugaragu w'umukozi w'Imana. Iyo nanjye ntarimo guhanga, mba ndi guhanga. Murabyumva ko abashobora kubyumva nyine ni bakeya nkatwe n'abandi bakeya, ariko ndabizi ko benshi ntimwabashije kumva icyo yavuze. Gusa mu bijyanye n'ibintu nawe muziho ni uko nawe afite ukuntu afitanye isano n'abavura, nawe ni umuntu ufite nawe n'ibyo yavugaga, ni ukuvuga ngo afite degree muri pharmacy. Numvaga nari mbizi. Urumva rero nawe iyo atarimo guhanga indirimbo aba arimo guhanga n'ibindi, rero arimo ahuza aterateranya imiti bityo kugira ngo bitugirire umumaro. Munyemerere rero dukomere Imana yacu amashyi bwawe. Turagira rero tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko. Mu by'ukuri tubazi nk'abakozi b'Imana bagiye bakora n'ibintu bitandukanye,
ndetse bagiye bagera no ku bintu bikomeye byinshi. Niyo mpamvu tugira ngo aba bantu bari aha biganjemo abantu bato mu by'ukuri bakeneye inama zanyu. Ndi umuhanzi. Ubuhanzi bwanjye rero bwatangiye ahandi hatari mu muziki. Bwatangiye nandika kuva nkiri mutoya. Nari mfite impano yo gushushanya, ariko nayo navuga ko yaje mu buryo nari ngifite, ariko uburyo nayikujijemo byaje mu buryo butangaje cyangwa busekeje. Nkiri muto cyane, ngira nko ku myaka nk'itanu, nigaga mba mu kigo, banjyanye kwiga mba mu kigo kuko nari muto cyane. Rero rimwe ngiye ku ishuri mbona umwana washushanyaga yari afite igitabo yashushanyijemo utuntu dutandukanye. Hanyuma igitabo ndakigura, ariko hanyuma ndibwira ni rero umunsi umwe bashobora kuzamura abaganga, ko buriya iyo wiga ubuganga bari mu bishushanyo byinshi. Anatomy, uba wiga ibice bigize umubiri w'umuntu, ugashushanya imitsi, ugashushanya amagufa n'utwenge tuba ku magufa n'utundi tuntu duto dutoya n'ubwonko. Buri kintu cyose nyine ni ugushushanya. Biri mu bintu rero byamfashije. Hanyuma kuva ngira ngo nkiri muto, ntabwo nagize ibyago wenda byo gupfushirwa ubusa. Nakuze numva ko buri kintu cyose ngiye gukora ngomba kugikora gishyizeho umutima, ntanakibyaza inyungu. Nkiri muri segonderi nize byagoranye, ariko ndi mu wa kane uzamuka njya mu wa gatandatu, nigaga kuri lycée de Kigali. Hari igihe rero niyo babaga barimo twumva ko umunsi wo kurwanya sida wegereje, nageraga gutya nandika nk'inkuru kuri sida, nkazenguruka muri habagaho ibigo icyo gihe byitwaga CNRS,